nyuma y'uko RIB yinjiye mu kibazo ca Yago ndetse n'abo bahanganye, Yago yaje gushinjwa ibyaha bigera muri bitatu ndetse n'abo bahanganye baje gushinjwa ibyaha bigera muri 12 mw'ibi bintu by'amakimbiranye ya Yago na Godfather ndetse na Jihad n'abandi bagiye batandukanye bagiye bibasira Yago ku mbuga nkoranyambaga. Byaje kurangira na RIB ibyinjiyemo. Hari byinshi byafatiwe Yago, hari byafatiwe Jihad ndetse na bagenzi be. Ngiye kuba nakubwira byinshi kuri iyi nkuru, ndagira ngo tuyabane umwanya wawe mutoya maze nkubyire byinshi cyane. Ku bantu rero mukunze kunkurikira cyane, nitwa Kingimani. Ikindi kintu, dufate isogonda rimwe ku bantu basha mukande subscribe ubundi murebe neza niba mwakanze na like. Ni by'agaciro cyane rero kubona winjiye mu muryango wacu. Iyi channel bayita MITV show. Kuri ubu ngubu rero Yago ari mu buhungiro nk'uko abantu benshi bagiye babivuga, gusa mu kiganiro kuri Isano Media TV uyu Yago yaje kwemera ko atari mu buhungiro ahubwo yagiye nk'uko abandi bose bagera. Ni ukuvuga ngo Yago ntabwo yahunze u Rwanda, iyi nk'uko yabivuze aha mu biganiro yagiye agirana na RIB n'abandi bagiye batandukanye bagiye bamuhamagara. Yago yagiye avuga ko ari muri Uganda atari nk'impunzi ahubwo ari ko ashaka kuba mu Buganda. Yago rero yaje kuba yashinjwa ibyaha byo gushira hanze amavideo mu buryo butemewe n'amategeko. Ikindi kintu Yago yashinjijwe kuba yaravuze nawe amagambo akomeretsa cyangwa se asebanya n'abandi. Yago rero ibi ngibi bimuhamye yafungwa ukwezi kumwe agatanga n'ihazabu y'ibihumbi 500. Ibi ngibi rero nibyo byakurikiweho iki kiganiro RIB yakoze. Ngira ngo mwabibonye, abantu benshi mukurikira imbuga nkoranyambaga za RIB basobanuye neza ko ibi Jihad yakoze ndetse na bagenzi bye byo gutoteza cyangwa se kwibasira cyangwa se gutera ubwoba umuntu, abo bo bagomba gufungwa imyaka 2 bagatanga n'ihazabu ya miliyoni. Kuri ubu ngubu rero Yago aho ari mu Buganda, biravugwa ko ataretse cyangwa se atarekeye aho gushakisha ubutabera cyangwa se atarekeye aho kurega, byarangira bamuvanye mu Buganda akururuka indege akaza akaburana mu mizi, bikagera mu nkiko bikava ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma y'uko rero RIB ikimara kubona ko ibi ngibi bikomeje guhangayikisha abantu ndetse bikomeje gufata intera bikavamo ibyaha bigiye bitandukanye, abantu bagakora ibyaha bigiye bitandukanye abantu batabizi neza, RIB yaje kugera kw'icyaha cyangwa se yaje kugera kw'iki kibazo kiri hagati ya Yago n'abo bahanganye bamwibasiye ku mbuga nkoranyambaga. Ivuga ko mu gihe byaba bidakemutse mu mahoro bikaburanishwa mu mizi, urubanza rugatangira, byakora cyangwa se byagira ingaruka kuri bose, dore ko na Yago bitamusiga amahoro kubera ko nawe amagambo yagiye abasubiza mu kwiregura ntabwo yari yujuje ubuziranenge, ntabwo abuzemo aho yagiye avuga nabi. Niyo mpamvu ikintu kiriho, RIB iri kugerageza gukemura ibi bintu mu mahoro, gusa Yago yaba ashaka kugira ngo bije mu rubanza nabwo ngo byakorwa. Ibi bintu rero bikomeje gufata indi ntera. Kuri ubu ngubu hadutse imvugo ngo bari kurekura bombe. Ibi ngibi nibyo byatumye RIB iza, kuko uburyo bari kurekuramo izi bombe z'amagambo ni ukuvuga ngo ni ugucurirana, ni ugutotezanya, nibyo byatumye RIB ihaguruka ngo ibi bintu birangire, dore ko biri no mu nshingano zayo gukumira icyaha aho cyabera hose, cyabera ku mbuga nkoranyambaga, cyabera hanze, ahantu hose icyaha cyabereye RIB yemerewe kuhagera. Aba Big Energy rero murumva ko mushigikiye Yago, gusa
n'ushigikiwe, nubwo Yago yakorewe inama nyinshi, yabyiwe nabi, yakorewe ibikorwa bibi nk'uko yagiye abigaragaza, gusa nanone nabyera ngo de na Yago ibi bintu bishobora kumugaruka. Yago rero ni inshingano ze cyangwa se naheho kwemera akagirana ibiganiro na Djihad ndetse na Godfather n'abandi benshi baje muri ibi bintu, dore ko bamwe bari kugenda babisohokamo. Hari n'abantu bagiye basaba imbabazi nk'uwo bita Titi Brown ndetse n'uwo bita DC Clement, benshi batangiye gusaba imbabazi, ariko sinzi niba ibi Godfather ndetse na Djihad bo basaba imbabazi nibo bari gutuma ibi bintu bikomeza kuzamuka. Ese ibi bintu bizarangira ryari? RIB izabirangiza gute? Ubwo RIB yabyinjiyemo, reka dutegereze umwanzuro wa RIB maze turebe ese Yago azagirwa umwere cyangwa nawe azabigenderamo. Ese nawe ubona Yago atarengana? Ese ubona Yago ibyo yakorewe byari ngombwa ko abiceceka? Wakoze kubana nanjye rero, nje nitwa Kingman, iyi ni MI TV show. Nshimiye buri muntu wese wamaze gukora subscribe akaba nkurikirana buri munsi, ni iby'agaciro cyane, ndabakunda cyane, tuzongere dusubire ibyacu byo nakagaruka.